uzi kugira ngo uba uri kumwe n'umugabo wamufuriye imyenda wahetse abana waba heheye wagize gute nurangiza ajya gutana fagitire y'ibihumbi 70 ingahe atanaguhahiye umugabo ajya kujya hanze agiye gushaka icyo yabuze mu rugo rwe, icyo yabuze aramutse akibonye yakibure he ntago gifite hoya. Reka manze nkubaze, uri umugore umugabo uzi kugira ngo ajye ku karaya kabi katakurusha ubwiza asize umugore y'igishongore nkanjye. Erega yanda yishoboye kuba ifite ibintu bizima wowe udafite. Haya zacu ngaho haguruka turebe ufata regime, ambwiye ko mfata regime kandi wowe wavuze ngo warabyibushye ngo wagize, ariko rero reka ngambwire vese nawe ibere ryaraje riba rinini risogisi kubera konsa abana uri muri kwidefanda mu mafuti. Dore ntabwo uri gukomeza urata abana uri kurata wowe babyara wewe n'abana dutoya babyara. Ese iyo nda yabo bana wabyaye ni wowe wayiteye ku buryo ukomeza uzana abana? Abagore twararenganye, abagore turazira ubusa, abagabo nibo batuma ingo zacu zisenyuka. Abagabo nibisubireho batange keya ku bagore babo. Bongeye twagarutse turi kumwe n'umutumirwa wacu Vestina. Abantu benshi muzi izina Vestina ariko ntago mwasobanukiwe umuntu bita Vestina twazanye. Uyu ni Vestina wa wundi umugore wese azi, Vestina wa mugore wese yumva, Vestina wa mugore ubasha kugira inama abagore, abagabo, ingo z'abashakanye. Twamugaruye rero, ariko uyu munsi nge nawe ntago turi guhuza. Hari ibiganiro byinshi cyane ngewe nawe tutari guhuza ngo duhurize hamwe. Ngenda avuga ngo ingo z'abashakanye ziri gusenyuka kubera uruhare rw'abagore. We yarangiza mu kuvuga akavuga ngo rusenyuka kubera uruhare rw'abagabo. Ese Vesti ushingirayo uvuga ko abagabo ari bo basenya ingo z'iki gihe? Abagabo basenya ingo kubera ko bataduha keya. Hariko izo keya muwa mushaka. Abagabo ntago baduha agaciro kandi tubabyarira abana tunabahekera. Ariko ubundi uremera ko umugore n'umugabo iyo basezeranye mu mategeko barasezerana bakavuga ati yaba mu byiza cyangwa ibibi nzagukunda iteka ryose kugeza gupfa. Gusezerana ni kimwe ariko nanone no kubaka ni ikindi. Ni ikindi. None se nta basezeranye bakananirwa kubaka, ariko gusezerana no kubaka biratandukanye. Nibaduhekeya. Hatabonetse keya mu rugo rwawe nta rugo ruba ruhari. Ntago ikibazo ari icyo rwose Vesti. Ngewe banzu usobanurire neza kuko kugeza ubu ntago twumvikana. Ngewe kugeza ya masaha ndacyahagaze imbere ya kamera mbwira abantu abagore twe nitwe ntandaro zo gusenyuka ku rugo rwa bacu, gurugo rw'abashakanye. Ariko SP tujya gushakana n'umugabo ari umutware wacu urugo nyirurugo yagushatse agukunze. Ndabyumva. Umukobwa mutoya ufite agataye gatoya nawe waramukundaga. Maze kubyibuha ibere riraje kubera konsa ribaye isogisi, rimaze kuba isogisi yinjiraga kwita sheri nta kikwita sheri. None ari icyo gihe ngo nyirakana muri icyo gihe mushakana wowe ntago wamukundaga? Ni kutakomeza wowe se ntago wamufataga nk'umutware w'urugo ko adakomeza kumaka ya mbere? Ni gihinduka kugira ngo ugere naho ubwira umugabo wawe ngo urimbwa. Iryo jambo ngenda cyarivuga nuko utama agaciro. Natanga agaciro. Abagabo ni batanga agaciro mu bagore, bamenye ko abagore bababyarira, abagore babahekeye. Berega kubyara nawe arabyara, erega nawe abayateye. Hari igise kimurya ariko avunwa n'ibintu byinshi cyane. Hari ubwo yose ngo ibere rikururuke. Yego ko mana y'isi n'ijuru. None se ibyo nibyo byatuma urugo rusenyuka cyane? Oya, ngewe ahubwo ikintu mbona twabagore iyo tubonye abagabo bafite imitungo, none se ubundi dutangira gushaka impamvu za hato na hato kugira ngo ya mitungo tubashe kuyigabana. Ahubwo ngewe numva tutaba twaje gushaka abagabo, ahubwo tuba twakurikiye imitungo. Ikibazo si imitungo. Uba waravuye iwanyu namwe mufite imitungo urya ukaryama. Imitungo y'iwanyu se ni yawe. Ikindi kigeretseho uburiri buhari, ibiryo bihanze uhagarare Vesti. Gutangarira aho ngaho. Imitungo y'iwanyu ntaho ihuriye n'imitungo yawe. Iyiwanyu ni iyiwanyu, iyawe ni iyawe. Kugeza aya masaha ngewe hari ikintu ntumva, kuki umugore asuzugura umugabo. Ibyo bintu bireze kandi mu ngo nyinshi cyane. Nuko abagabo batacyubaha abagore babo. Agute
ugutereta wari wa mukobwa wibombarika, wari wa mukobwa umubwira ati sheri njye nawe tuzabana neza tuzagenza gutya, sheri ndagukunda n'umutima wanjye wose. None ngiye ko atakinyita sheri banza se wumve sheri ntawakusa. Iyo sheri yagiye he? Izina sheri ryahishiranye n'agahararo. Mu gitondo wajya kumva umugore ati ndakwiyamye, ubundi niba ubona ko utabikora ngo washatse abandi bantu babigukore. Imagine noneho urubatse uri umugore ufite umukozi mu rugo, umukozi niwe uri kujya mu cyumba cyawe kugusasira, umukozi niwe uri kugenda mu gikoni akajya guteka. Ese ni ryari wa mugore we uzajya mu gikoni ugateka ibiryo umugabo wawe azarya? Ni ryari uzifata umwanya ukavuga ati reka mfate umugabo wanjye mwubahe, ibintu byose simbihereza abakozi, ngo ikintu cyose ngo umukozi, ikintu cyose ngo umukozi? Ni ryari uzita ku mugabo wawe nawe umuhereza umwanya wo kumuhereza iyo keye uvuga? Ariko uratwise indegeze mu menyo, indahekana ziri inyuma yawe, urabyuka ujyana umwana ku ishuri, uragarura undi usasojya kumufata, nurangiza unanirwa kongera kuba urukundo nk'urwo wamaga mbere, urumva ko kurwo rwo tazasenyuka. Igufasha amaboko ku buryo utajya gutekera umugabo wawe. Si warayinteye? Niba yarayiguteye se yiteye mu si uburinganire? Ibyo ni si uburinganire, we kuki atabikora? Abagabo rero reka mbabwire mwabagabo mwe, njyewe ndi ku ruhande rw'abagabo, nanjye ndi ku ruhande rw'abagore. Uri ku ruhande rw'abagore ndabyumva, ariko ibintu uri kuvuga njye ntago nemeranwa nawe. Aya masaha reka nkubwire, kamanze ntere neza n'intibi, aya masaha ntago ushobora kwemeranwa nawe Vesti. Abagabo kuki tutubaha abagabo? Iki kintu nicyo kintu cya mbere ntandaro y'uko nibabanze natwe batwubahe, yabanze wumve natwe baduha agaciro k'abagore, tubahekeye abana twababyariye. Mbona intandaro y'urugo gusenyuka ituruka ku mugore kutubaha umugabo. Umugore ntago reka nkubwire, nta gihe ni kwa kundi bavuga ngo inkokokazi nta gihe izigera ibika isake ihari. Icyo kintu uracyumva? Kuki dushaka kwizamura hejuru y'umugabo? None tububahe, dupfukame dupfukama tubyara, ntago tuzapfukama turi no kubaha abagabo batatwubashye. Erega ntago twavuze ngo nuko tutabyara, turabyumva ko kubyara ni byiza ku mubyeyi, twese twarabyaye nta n'ikibazo bitwaye. Ariko se niba twarabyaye kuki tutubaha abagabo bacu? Ariko SP uzi neza umugabo, erega abagabo n'abana beza, abagore ntago ari abana beza. Aha yewe twege turabanya. Sinda nawe uri umugore mwiza w'igishongore, twe turabanyamafuta. Hayinya ariko ubwo uzi ko umugabo akwima agaciro akajya ugahinda yo mu kabari? Byaturutse kuki? Kuri wowe mugore utakoze inshingano zawe. Uzaba uri umugore wuzuza ibyangombwa bisaba. Reka nkubwire, hari urugo tujye ku bagabo n'abagore bashakanye, hari urugo kumesa imyenda y'umugabo urayihereza umukozi, guhanagura inkweto urazihereza umukozi, kujya guteka ibiryo amafunguro y'umugabo buretse oya buretse ntabwo tubizaho kimwe. Gabanya umunwa aho ngaho, umunwa ugabanya. Oya gabanya umunwa. Ibiryo umukozi arajya, umugabo natwubaha natwe tuzamwubaha, naguha agaciro natwe tuzakamuha, ariko menya ko natwe dukwiriye kuhabwa keya nk'iyo ajya guha abandi mu kabari. Uzi kugira ngo uba uri kumwe n'umugabo wamufuriye imyenda, wahetse abana, wabaheheye, wagize gute, nurangiza ajya gutana fagitire y'ibihumbi 70 atanaguhahiye ahahiye Rwanda. Umugabo ajya kujya hanze agiye gushaka icyo yabuze mu rugo rwe, icyo yabuze aramutse akibonye. Yakibure he? Uwe ntabwo gifite. Hoya reka manze nkubaze, uri umugore umugabo uzi kugira ngo ajye ku karaya kabi katakurusha ubwiza asize umugore y'igishongore nkanjye. Erega yanda yishoboye kuba ifite ibintu bizima wowe udafite. Ibyo bintu wakabimenya, ahubwo kuki uticara umenye ikintu gituma umugabo wawe aguca inyuma. Yaba abagore bose twakicara twebwe ubwacu twavuga ati se niki gituma umugabo wacu agenda, niki gituma umugabo wanjye ajya hanze, ese ni hari iby'indayi mukorera nge ntabasha gukora? None se ngiye naje kuba mu rugo rwe. Oya banza wumva ko no nago tubyumvikana aho ngaho. Naje kuba mu rugo rwe, ndi umukobwa ufite agataye nk'ako akurikiye hariya hanze, kuba narabaye gutya nkabyibuha gutya, yewe ibibara bikangana gutya, byaturutse kuri we kubera konsa abana. Nama agaciro kuko nanjye mwonyereza abana.
ntabwo kuvuga ngo aramahiye kumahira gusa ntabwo ari byo kuko nanjye navuye iwacu ushobora guhuza umugore wese yaravuye iwabo arya umugore yaravuye iwabo aryama uburiri buhari aba yaraje aje gushaka umugabo amukunze ariko aje no gushaka keya umugabo namuhe keya nkaho aho kugira ngo ajye gutanga keya handi nabanza yihe umugore we ntabwo ngewe twemeranwa kugeza aya masaha ntabwo nemeranwa nawe ngewe nagusobanuriye ngo umugabo ajya kuguca inyuma kuko hari amahoro yaburiye iwawe arimo arabonera ahandi wamuhaye ayo mahoro ukareba ko umugabo agenda wamuhaye ibintu akeneye ibyo namuhaye ureba ko atagenda ariko kuki wumva uwambaye ikirezi ntamenya saha nkateka fata umugabo wawe sabyara nkarera umva se fata erega ntawe utabyara niyo ndayo uri kuvuga espe ntago turi buhuza aho ngaho abagore twararenganye abagore turazira ubusa abagabo nibo batuma ingo zacu zisenyuka abagabo nibisubireho batange keya ku bagore babo abagore namwe nimwuzuza inshingano ibintu bitagenda neza mu rugo nawe ubishakisha ubimenye niki gituma umugabo aguca inyuma akagenda nawe cya kintu gikorera umugabo wawe rega hari ikintu twege tutazi hari n'ikintu abagore twiyeranje umugore ukiri umugeni afata neza umugabo we akamufata neza none ko yamaze kubyara umugabo ahita muta impamvu badutera iki tumaze kubyara badutera none yasashije kubyara yaje afite agataye gatoya none dore uko sigaye ngana urabona ukuntu nabaye kamaze kubwira ibere ryabaye isogisi kubera iki ntabwo ryabaye isogisi kubera we kubera konsa abana nabaye gutya kugira reka nkubwire iyo twashakanye n'abagabo bacu turabakunda tukiri mu bugeni tukiri umukobwa urukundo tukarumwereka ikintu cyose tukakimubwira ukumva ko turi kumvira umugabo tukagendera ku mabwiriza y'umugabo ariko iyo umugore amaje kubyara umwana umwe babiri rwa rukundo rwose yarafitiye umugabo ruhita rurangira rukajya ku bana niba umugabo yaratahaga ukamuhereza karibu akinjira mu nzu ukamwakira ukamubaza ati sherura ryiki sherura nk'iki icyo gihe hari n'igihe adatahaga hari n'igihe ataha agashika mu nzu banza uburetse aho urabeshyera abagore tugira umwanya wo gufata neza abana tukabaryamisha uri kumwe twabaryamishije uri kumuririmbira tugatangira guha karibu abagabo bavuye ku kazi oya aho ngaho uratubeshyera aho urabeshyera abagore nge ntago mbeshyera abagore nukuri umwanya wo guha abana keya urahari n'uwo guha abagabo babo keya urahari ngewe ntago mbeshya ndavugisha ukuri ntago tukemera hanyuma se kuki umugore yubahuka umugabo akamutuka twemere ko wa mugore umugabo watamuhereza keya kuki noneho ugera n'ubwo umutuka ngenda cyari kubivuga aya masaha kuko ingo nyinshi cyane abagore ntitwubaha abagabo amutuka kubera ko aba yamuteye amutuka kubera akababaro aba yamuteye ubu noneho cya gitutsi umututse se kakababaro kararangiye yakuvugishije neza bamutuka yinjiye ati sheri ishushu yagutuka ariko arinjiye ati nyira runaka we yatangira gukora ngo bya bibere byawe akajya hari imitemere wowe waje udafite ibere ry'umutemere ngo dore uko rusigaye rubyibushye wowe waje se udafite agataye nka kari hanyuma surinda ubyibuha gutyo niba ari taye umugabo wadashaka wagiye kuri regime ugakora sport ukajya ku kintu umugabo wawe ashaka uzanywa amazi wonsa umwana sanywa amazi wonsa umwana none se umuntu wonsa umwana bisobanura ko atanywa amazi none se iyo regime umbwira umugabo yagiye atahashye yagiye guhahira rubanda abagore tugira umwitwazo rw'abana uzajya kuri regime n'ubundi utaribona icyo umwana utamweye igikoma n'ubu igikoma rero ariko tureke kwitwaza impamvu z'abana mu biganiro turi kuvuga abana tubashyire ku ruhande wifata umwana kuko umwana ntago ari ukubwira ngo ubahuke umugabo wawe umwana si ukubwira ngo fata umugabo wawe ngo ntumuhe agaciro umwana si wo utuma wowe kutita ku mugabo wawe utabishobora kuko ibiganiro byose ikiganiro cyose turi gukorana uri guhita uzana impamvu z'abana hari noneho n'abagore bafite abana abo bana navuye iwacu mbafite numva nyine ntabwo navuye iwacu mbafite nabasanze muri urwo rugo niyo banteye ntareke tubarerane mekeya yumve nanjye ko ndi kumurera n'umubyeyi duhuje gushaka nyamara abagabo erega tugomba gufatanya urugo reka nkubwire abagabo abasore n'abana bize bakadutererane ngo bumve ko urwo ari urw'umugore gusa urugo ni urwa twebwe ariko agutereranya uti ese ageza afata umugongo agufate agushyireho isuma guheke mu mugongo kugira wemere ko iyo keya yiguhereza
nawe rega bananiwe kuki mutumva umunaniro w'umugabo uravuga ngo mu rugo ngo ukurikira abana ngo urateka ngo ugira gute icyakubwira akazi abagabo bacu baba bakora ukuntu kaba kavunanye natwe dukora kurenza kabo none se niba twese ako kazi kavunanye kuki mu wumva ko mugongo umugabo ashoboye gutaha undi ararize aha rero ibintu birakomeye Vestina nge nawe ntago turi guhuza ntago duhuza ntago twahuza ushyigikira abagabo kandi abagore batuma ingo zisenyuka pe abagore rwose abagore ntago bakwisenyera ahubwo abagabo batuma ingo zisenyuka kubera kutita ku bagore babo. Vesti hari urugo nigeze kugendamo sanga umugabo ameze nk'umuntu warwaye ikintu cyo guceceka, umugabo atavuga, umugore ari ufata imyanzuro yo mu rugo, umugore niwe utishyiraho amategeko mu rugo, umugabo akaba acunjamye ameze ngo wowe ni vashi. urimo urabyumva banza sunyumvi, umugore niwe ugena ibintu byo guteka uwo munsi. Niba umugabo amubwiye ati sheri wambabariye ukantekera basi n'ikijumba ngibijumba ngo wagiye ngo mu cyaro cyangwa ukajya muri resitora kubirya, ari umugore usubiza umugabo gutyo. Noneho urwo rugo ndugeramo ndareba ibintu bihabera, umugabo yagira ngo avuge umugore akamucecekesha, ti wowe ceceka ntago uri umuntu wo kuvuga mu bantu. Urumva ukuntu umugore yabwiye umugabo wowe ceceka, ntatinye ko afite abashyitsi muri urwo rugo, ahubwo ari kubwira umugabo tahubwo ntago ari aho ugomba kubarizwa, wagakwiriye kugenda inyuma mu gikari cyangwa ugasohoka ukajya hirya. None se Vesti ibyo bintu birakwiriye? Oya banza untega amatwi. Urugo ni ari rwo wagiyemo rwonyine, hari umugabo uvuga ngo abo umwe agatukisha bose, ariko ntago ari ingo zose, ntago ari ingo zose. Noneho niba ari uwo wenyine ntago abantu bose bameze gutyo. Urabishyigikiye ko noneho hari amakosa abagore twege dukora ari twe tuyikururiye. None se nk'uwo mugabo ntago bishyigikiye, nk'uwo mugabo azagira ijambo ryari? Ntabyo shyigikiye. Uwo mugabo azagira ijambo ryari? Abo umwe agatukisha bose. Noneho hari ikindi cyaje, ukarongora umugore, famiye z'umugore, wa mugore agatuma famiye ziwabo w'umugore ziza mu rugo rwe, ariko famiye zo ku mugabo ntizihakandagire muri urwo rugo. Ni iki kibitera icyo cyo? Noneho wowe ukeneye ko barumuna bawe cyangwa abasaza bawe baza mu rugo rwawe, bashoboye no kuza bakahicara mu kabana, ariko mushiki w'umugabo wawe cyangwa se musaza murumuna w'umugabo wawe yavuga ngo nje gusura kwa mukuru wanjye, akahamara iminsi 2, intambara iravuka. Ibyo biterwa n'agasuzuguro. Niba umugabo atubashye umugore ngo amahe agaciro, yubahe nabi wabo, wese azubaha biwabo gute? None kudahuza, kudahuza tuvuga, ahubwo abagabo nibafata umwanya baganire n'abagore babo, bamenye uburyo agomba kubaka urugo. Vestina ntago twemera, kuko niba bene wabo w'umugabo baraje umufashe neza, umukubise amafaranga, bene wabo w'umugore baraje uracecetse, oya aho ntago tubyumvikanaho. Ikintu ndimo kubwira ntago uri kucyumva neza, ntago tubihurizaho, ntago uri kucyumva neza. Ndimo ndakubwira ngo shatse umugabo, abiwacu famiye yanjye baraza mu rugo, mbakire neza, mbafate neza, musaza wanjye aze muhe karibu, mwiteho, n'umugabo wanjye nababona biwacu abyishimire kandi abafate neza uko byagenda kose, akabafata neza, akabakorera byose, bakaganira, ukabona ko barishimye, urugo rurimwo rurahuje, ukabona muri kuganira neza, wa muryango w'iwacu. Noneho reka famiye ziwabo w'umugabo zize, ngenda ahita mbyimba ndakari, mushiki we ntago yagakwiriye kuza, murumuna we ntiyagakwiriye kuza, imiryango y'iwabo w'umugabo sinyikeneye. Ugasanga ngiye mugore sinkeneye ko iwabo w'umusore baza mu rugo rwanjye, ariko famiye y'iwacu yaza, ngewe ntiyagira ikibazo kiba. Kandi mu gihe wa mugabo wanjye ashigikiye famiye yanjye, kuki twe abagore tudashigikira famiye yo ku bagabo? None niba umugabo aba famiye y'iwacu yaje akazana iposha agahaha, noneho famiye y'umugabo yaza nagira icyo atanga, yakakijyana mu gasozi, uzamwakiriza iki? Uwo mugabo uzamwakiriza iki? Urambwira ngo yanze kwakira, afite fagitire y'30 avuye kunywera mu kabari. Uwo mugabo urambwira ngo yanze kwakira famiye yiwe, aguteranye n'umuryango. Hari abagabo bateranya, baguteranya n'umuryango w'iwabo. Ntago tubyemerana, ntago umugabo yakanga kwakira
kwakira famiye ntabwo yiwe tubihurizaho. iyi ntebe iri gukomeza Dakada. indogoya niba ari ibiro byanjye ariko byashoboka ko ari ibiro byanjye kandi uri kumbwira ngo nifate regime nawe yifate nagabanya ibiro ariko se ndabigabanya uri kumbwira ngo ninkore taye ariko taye yawe niyanjye ubundi ko ndabingana wakoze nawe regime ukanywa y'amazi wambwiraga ngaho ndebera turebe taye dufite noneho sawa reka nyitere neza muturebe utubwire namwe taye zacu ngaho haguruka turebe ufata regime ambwiye ko mfata regime kandi wowe wavuze ngo warabyibushye ngo wagize ariko rero reka ngubwire vese nawe ibere ryaraje riba rinini risogisi kubera konsa abana uri muri kwidefanda mu mafuti dore ntabwo uri gukomeza urata abana uri kurata wowe babyara wenyine abandi babyeyi babyara ese iyo nda y'abo bana wabyaye ni wowe wayiteye ku buryo ukomeza uzana abana ngewe ndacyari kukubaza impamvu ituma abagore dusuzugura abagabo kugeza aya masaha abiwabo w'umugabo baza ntitubafate neza ariko abiwacu baza tukabakira neza nicyo kibazo ndi kukubaza uri kukinyura ku ruhande uzana mw'abana abana nibo ndi kukubaza ni wanze waduhe keya niba duhakeye umutima wacu ukishima natwe turagira keya yo gushimisha abana ahubwo hari aho tugera abagore tukitonda tukavuga ati ngo ubu ngubu ko baje gutunda amafaranga bayajyana iwabo ngo ubu ngubu umugabo wanjye niwe wahagorewe aranayabahada ngo ubwo ngubu yakwimye ngaho nyumve sasa rero banyarwanda abadamu twiyubahe nta kindi kuki wumva ngo famiye y'iwabo w'umugabo iraje ukumva kije gutwara amafaranga iyakura iwawe iyajyana iwabo w'umugabo kuki ubitekereza kuki utumva ko baza no kugusura ese kuki udatekereza icyo gihe babandi iwanyu w'umugore kuki iyo baje wowe udatekereza ko ya mafaranga wowe uyabahereza ngo agende iwanyu vesti widefanze mu mafuti icyo nkubwiye ushyigikiye abagabo ni abanyamafuti kugeza aya masaha tw'abagore twararenganye ingo zacu tubigiramo uruhare kugira ngo dusenye ingo zacu kuko amafuti tugira ararenze uza abagabo bakubita abagore bakajya mu cyumba akamukubita yajya gusohoka akamubwira ngo uvuge ko ari inzu wasekuye ngo cyangwa ngo warugiye ngo kuragira ihene ikiziriko kikakwica umuhishire uza abagore bakubitwa agusanga mu nzu akagukubita abagore twararenganye wibeshye ubivuge se ahita noneho arakudiha ijoro ryose twapfiriyemo bafana bacu ntabwo turi kumvikana n'uyu muntu ariko ngewe icyo mpa amahirwe ni uko abagabo bacu bitonda abagabo bacu nta kosa bagira tw'abagore ahubwo tugira amakosa arenze n'ikosa riza ku mugabo riba ryatewe banza se wumve n'ikosa umugabo abasha gukora arikora riturutse ku mugore umugabo niba ataye urugo rw'akagenda intandaro yo kugira rwa rugo ruteriturutse kuri wa mugore ngewe mpagaze hano mbihamya abagore ntabwo tuzi kwicisha bugufi abagore duhora tuzamura ijwi mu maso y'abagabo bacu abagore ntabwo tuzi gufata umwanzuro wo kubaha abagabo bacu twumve ko abagabo bacu bari hejuru yacu ntabwo abagore muri iki gihe turi kugandukira abagabo bacu ntabwo abagore twumva ko turi ba mutima b'urugo ahubwo turi kumva ko igihe cyose turi abatware b'urugo niba umugore agize ikintu yinjiza mu rugo ubwo tayari umugabo arabataye agaciro niba ngiye ngakorera amafaranga nkabona ikiraka ngakorera amafaranga umugabo tayari nta jambo afite mu maso yacu niba ngiye hakabagiraho ntera ikiraka nkinjiza ya mafaranga umugabo icyo gihe ndamuyobora ntago wa mugabo azaba ari kunyobora icyo gihe wa mugabo ndamuyobora kubera iki kubera ko ari nge uri kwinjiza nyamara ukirengagiza ko yamaze ya myaka ingahe yose agutunze ukirengagiza ko ibintu byose byakozwe na yanzu wicayemo waje usanga yarayubatse warangiza ukamufata ukamutesha agaciro aya masaha ndi hano mvuga ngo abagore duhinduke twubaha abagabo bacu kugira ngo ingo zacu zibashe abagabo nabo nibahinduke bubaha abagore babo kugira ngo ingo zacu zibashe kubakika baduha agaciro badukunde nk'uko badukundaga tukiri batoya tugifiyansanya tukiri muri buki batugarure rwa rukundo rwa kera badusanganye icyo nicyo ushaka wowe se kuki udashaka kubaha umugabo dutangane keya ariko ijambo kubaha kuri kurigendera kuri bafana bacu reka tugarukiriza ahangaha nubwo ngiye na Vestina tutari guhuza ariko wenda muri comment namwe mufite ukuntu muri bubyumve mufite ukuntu muri bubigendereho ariko abagabo rwose ewani
turabubaha cyane. Abagore twararenganye. Nanjye nzajya nzavugira abagore. Abagabo turabubaha rwose, ngewe mu maso yanjye abagabo, umugabo ni umuntu ukomeye mp'agaciro 100% kuko ibintu byose abagabo tutabafite byaba ari ibibazo bikomeye. Umugabo ni uw'agaciro, ni uwo kubahwa. Mudamu nkurikira, niba uzi ko mu rugo rwawe ufata umugabo wawe ukamusuzugura, menya ko ari imari wicaranye urimo urate. Abagabo badamu mumenye ko iyo mari uri gutesha agaciro hanze hari abayikeneye. Uwo mugabo urimo urazunguza hirya no hino, hari abagore babuze abagabo kandi bakeneye wa mugabo. Hari abana b'abakobwa bicaye bari gusenga basaba Imana abagabo, ariko wowe wagiriye ubuntu ubona wa mugabo, ariko wa mugabo uri kumufata ukamutesha agaciro. Rero aya masaha ikiganiro cyacu reka tugisoreza ahangaha, ariko inama nagira abagore, twubaha abagabo, turi ba mutima w'urugo, ntabwo turi abatware b'urugo. Murakoze cyane abagore. Natwe rero ni ukuri abagabo ni muduha agaciro. Abagabo umenye ko natwe tubarerera abana. Abagabo umenye ko natwe twashakanye dukundana, mutugarure rwa rukundo rwa mbere. Ubundi kandi umenye ko abagore turi ba mutima w'urugo.